Ibiganiro mubikurikira kuri YouTube channel yacu Umukambwe TV. Muri iki gihe muri iyi si abantu benshi bari kubyiganira no gushaka ubuzima bakora imirimo itandukanye kugira ngo babashe kwiteza imbere mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Bamwe barahinga, abandi bakorora, abandi bagakora indi mirimo myinshi itandukanye. Muri aka kanya gusa ndagira ngo nkwinjize mu bworozi bw'ibiguruka, by'umwihariko izi nkoko zizwi ku izina bita ibigagari cyangwa se inkanga. Ariko ndagira ngo mutangirire nkubwira itandukaniro ry'ibigagari ndetse n'inkanga, itandukaniro ryabyo ibigagari cyangwa se inkanga, mbikubwire ese bitandukaniye n'izindi nkoko zisanzwe. Ibi bigagari bigira cyane umusaruro mwinshi utandukanye ku buryo ntekereza ko mu gihe wabishyizeho umutima mu kubyorora bishobora kukuzamura no kuguteza imbere kurenza uko wakorora inkoko zisanzwe, kuko icya mbere byihagazeho ku giciro ku isoko mu buryo bw'amafaranga, kandi ikindi zitera amagi menshi cyane. Izi nkoko zitera amagi menshi cyane kandi amagi nayo yihagazeho ku isoko ku buryo bw'amafaranga, kandi nanone zikakungahara cyane ku nyama ziryoha kandi zumutse, kandi nanone amagi yazo akaba agira uburyohe budasanzwe kandi akagira n'ubushobozi bwo guhangana n'indwara z'umubiri, kurinda umubiri indwara zitandukanye ndetse no kugira intungamubiri nyinshi. Izi nkoko z'ibigagari kandi akenshi na kenshi unasanga nta nubwo zinakonsoma nk'uko izindi nkoko zikonsoma, kuko izi nkoko z'ibigagari zikenera ibyo kurya bike cyane ugereranyije n'izindi nkoko. Ikindi nanone zikunda nyine ibiryo bisanzwe nk'iby'inkoko zisanzwe, ariko by'umwihariko zikundira kujya gutoragura, zigatoragura udusimba ndetse zigakunda no kurya ibyatsi. Ni ukuvuga ngo mu gihe utaba ufite n'ibyo kurya bisanzwe waguze, ufite aho kuzirekurira mu bisambu, urazirekura zigatoragura udusimba kandi zikanarya n'ubwatsi, ugasanga zimeze neza cyane, zirishimye kandi ziraguha umusaruro mwinshi. Izi nkoko rero zigira umusaruro. Ikindi nakubwira aho zitandukaniye n'izindi nkoko, izi nkoko zigira isuku kandi zikagira n'uburanga budasanzwe nk'uko nawe ubibona. Izi nkoko kandi zikagira umuco usanga utandukanye n'izindi nkoko zisanzwe, kuko izi nkoko ndetse n'abantu bashobora kuzigiraho kubera ukuntu zibana. Ni ukuvuga ngo ikindi, iyo ushaka umusaruro w'izi nkoko ntago wazitegeraho ko zizararira, kubera ko kugira ngo uzabone ibigagari birarira ni gake nubwo bibaho, ahubwo ufata amagi yazo ukayahereza inkoko zisanzwe zikayararira, zikayaturaga. Nizera neza ko hagati y'iminsi 27 28 uzaba ufite imishwi y'izi nkoko z'ibigagari kandi myinshi. Ikindi cya kabiri ni uko izi nkoko zikunda kubaho mu muryango. Ni ukuvuga ngo ntago imwe bipfa gukunda, ahubwo biba byiza iyo ziri muri famiye zikaba ari nk'ebyiri, zikaba se ari enye, zikaba se ari 8, 6 gutyo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mbese ni byiza ngo ugire ikigabo n'ikigore cyangwa se igisake n'igikokokazi kugira ngo bishoboke. Ndetse ikindi ziragendana cyane ku buryo ndetse n'iyo imwe igiye nko gutera usanga ikigabo cyayo cyayiherekeje kikayirindira, yamara gutera kikabona kikava aho iri guterera, mbese ntago bisigana. Ikindi zikunze kugenda ku murongo, ugasanga zitakunda gusigana, ntabwo zisigana. Iyo imwe ibuze iyindi irasakuza cyane kandi ikabura amahoro mpaka iyibonye. Ni ukuvuga ngo ni nka kwa mugani bajya bavuga ngo tuvuyemo umwe twashira, nazo niko zikora. Ikindi rero hari ubwo zinagira n'umuco wo kudaheheta cyangwa se kudafatafata. Ni ukuvuga ngo ugasanga iyo ikunda guhitamo ikigore cyayo kimwe gusa, ikaba itajya kubangurira ibindi bigore bitari ibyayo, ahubwo ikagira kimwe cyayo gusa akaba ari kibangurira. Rero ni ukuvuga ngo zigira umuco wihariye kandi zikaba nziza cyane no mu buryo bw'iterambere, ku buryo bw'amafaranga, ku buryo bundi busanzwe. Ushaka kuzorora rero ushobora kuvuga ngo uko nzibonye se nzishaka nazibona gute? Wanditse muri comment yacu ahangaha kuri YouTube channel yacu Umukambwe TV ukatubwira ko uzishaka, twagufasha kubona amagi, twagufasha kubona imishwi, cyangwa se wifuza inkuru nabwo twabigufasha.